muri subwo kari twe tuyatanga atugeraho gute umva rero mbasobanure ukuntu amafaranga bageraho urabona nk'ubwo ngubwo uracyafite akabaraga ko kwikorera hari igihe ugera mu kabura za mbaraga zo kwikorera nukuvuga ngo nzanikorera nizigamire binarangire ninkura nyine nzakoresha nizigamire oya Ejo heza koko mana yanjye kuki utayumva ko kuki utari muranyu oya ntago ari gahunda ya leta igamije kurya abaturage ni igamije kubafasha urabona nk'iyo nkugize ibyago umuntu agapfa ari muri ejo heza nuvuga ngo umaze kugeza hariho dutabarane se oya mva ndeka amaze nkubwire bya dutabarane biri ukwabyo na ejo heza uri ukwayo ubona iyo umuntu amaze gupfa ari umunyamuryango wa ejo heza leta ireba amafaranga amaze kugeza yagiye atanga muri ejo heza ikafatika ku incurizo ebyiri zose iyaha abanyamuryango bawe kugira ngo byiza nuko dutanga menshi oya ntago ari menshi bitanga mu bushobozi bwawe wifitiye ntago bagutegeka bitanga ese mu mwaka 2018 wabibura 18 ni menshi ariko nyine ni na makeya umwumva se ahubwo ubwo nyemere ko uzayatanga ariko nzatangira rimwe oya nyine wowe uzajya utanga mu byiciro nk'umuntu umucuruzi wenda ukavuga ati mu kwezi nzajya ntangaya bicemo neza ejo ariko uzaze mu nama uzabyumve neza ubundi ibyo bintu inama ntago wabwiye izatangirira ni isaha y'isaa 9 izatangirira iyo nama n'abaturage bose ubu ngubu ndimo ndagenda ahubwo reka ndimo ndihuta ndimo nagenda mbwira ba mutugudu bose kugira ngo banangire ayo matangazo naho ubundi ejo heza n'ikigega rwose leta yashyizeho cyiza cyane sawa rero urabe